Muraho neza, iyi ni Dance Class TV, nge nkaba nitwa T Cornerstone. Hanyuma akanya nkabanje kugira ngo dukomezanye na gahunda yacu yo kubasobanurira ibitabo. Igitabo rero kigezweho ni cyitwa A Man of the People. A Man of the People kikaba ari igitabo cyanditswe n'uwitwa Chinua Achebe. Uyu nguyu akaba ari umunya Nigeria. Nukuvuga ngo tuvuye muri South Africa hamwe na Mine Boy ya Peter Abrahams. None ubu nta handi twerekeje muri Nigeria. Ese iki gitabo cyitwa A Man of the People nkuko byumvikana cyaba gishaka kuvuga iki? A Man of the People. Ubundi A Man of the People iryo jambo ni ryo mu Cyongereza ryakabaye rivuga umuntu w'abantu cyangwa se umugabo w'abantu. Uyu akaba ari wa muntu ukora ibyo sosiyete yifuza. Ese koko uyu mugabo witwa Chinua Achebe ko yanditse iki gitabo cyitwa A Man of the People, ese uyu A Man of the People yaba ari nde? Ese yaba yarabaye koko A Man of the People nkuko bivugwa? Reka dukurikire twumve neza dusobanukirwe. Iyi ni inkuru iryoshye kuyumva. Jewe ntibisanzwe ndi T Cornerstone. Igitabo cyitwa A Man of the People. Kurikira, keep in touch. Reka rero tubagezeho mu by'ukuri iyi nkuru uko iteye, tubamare amatsiko. Turagerageza kuyivuga mu buryo rusange, hanyuma ibyo nibirangira tuzayibagezaho chapter by chapter, cyangwa se tubasomera chapitre kuri chapitre. Don't worry, we are here for you and we would like you to be there for us. Nimugire ikibazo turari ku bwanyu, namwe kandi twifuza ko mwahatubera. Reka dutangire. A Man of the People overview. A Man of the People is divided into 13 chapters or sections. Batangira batubwira bati iki gitabo A Man of the People kigabanyijemo amashapitre 13. It flows a straightforward narrative. The narrator is Odile Samalu. Bakatubwira ko iyi nkuru mu by'ukuri ibazwe mu mujyo umwe. Hanyuma utubwira inkuru ninde ari we bita narrator, n'uwitwa Odile Samalu. Ese Odile Samalu yaba ari nde? He is a university educated intellectual. He chose to teach in village school instead of a good job because he is fed up with the corruption associated with the power. Uyu munareta cyangwa uyu mubara nkuru witwa Odile akaba ari intiti yize kaminuza. Iyi ikaba yarahisemo akazi ko kwigisha aho kugira ngo ahabwe akazi kitwa kari keza, kandi nyamara gashobora kuba kuzuyemo ibyaha byinshi, harimo no kurya za ruswa kubera imbaraga abantu babiyumvamo, bakumva ko agacaracara kose bagomba guhita bakusanya, kaba akemewe n'amategeko cyangwa se akatemewe n'amategeko. Ariko ngeweho nka T Cornerstone icyo nababwira, please don't give corruption. Ntimuzigere mutanga ruswa, ni bibi cyane. We see everything from his point of view. The novel is set in a unnamed African country with strong similarities with Nigeria. Tugiye kureba setting cyangwa se aho iyi nkuru ibera, mu by'ukuri bigaragara ko ibera mu gihugu umwanditsi atashatse kugaragaza izina, ariko tugerageje gusoma tugahuza ibimenyetso turabona ko iki gihugu gisa neza neza na Nigeria, cyane ko n'uwacyanditse ari umunya Nigeria, Chinua Achebe. Chief the Honorable Mr. Nanga is introduced as the titular man of the people in the very first paragraph of the novel. He is also the primary antagonist. Bakatubwira ko umuntu witwa nyakubahwa Nanga niwe ugaragazwa kuri titre cyangwa se ku mutwe w'iki gitabo, yitwa A Man of the People cyangwa se umuntu w'abantu. Ibi bikaba bigaragara cyane mu paragraph ya mbere y'iyi novel. He is also the primary antagonist. Uyu nguyu nanone akaba kina ari umwe mu bantu babakina nkuru babangamye cyane cyangwa se babi, negative character. At the beginning of the novel, the minister M.A. Nanga visits Anata Grammar School in Anata village where Odile teaches. Bakatubwira bati rero mu ntangiriro y'iki gitabo batwereka uyu nyakubahwa Nanga asura ahantu hitwa kuri Anata Grammar School. Hakaba
ni ishuri rya Anata. Iri rero rikaba riherereye hehe? Muri Anata Village. Aha niho uyu muntu twabonye w'umunyabwenge Odile niho yigisha, akaba ari a teacher. Chief Nanga was once Odile's school teacher and recognizes him immediately. Murumva ko relationship cyangwa icyo twita isano iri hagati ya Odile na Mr. Nanga, nuko Mr. Nanga yigeze kuba umwarimu wa Odile kuri kino kigo, hanyuma Odile nawe amubera umunyeshuri. Bityo mu gihe Nanga yari afashe umwanzuro wo kujya gusura hari ahantu muri Anata Village, hari kuri Anata Grammar School, bahise bamenyana ako kanya. Though Odile knows that Nanga is a corrupt, greedy politician and his party is responsible for the anti-intellectual stance of the country, he is charmed by Nanga's open and engaging manner. Mu by'ukuri rero ngo nta muntu ujya uba shitani cyangwa se ngabe umumarayika hano ku isi. Nanga nubwo Odile yarazi neza ko ari umunyapolitike w'umuryi wa ruswa, umunyabugugu cyangwa igisambo, greedy politician, ndetse n'ishyaka rye rikaba ryarishinzwe kurwanya abantu bitwa abanyabwenge bize muri icyo gihugu, ntabwo byigeze bimuca intege ngo abure kubona ko Nanga ari umuntu wo kwakirwa, cyane ko yari umuntu ukorana umuhate mu byo yinjiyemo. He also sees Edina, Nanga's would be second wife, for the first time. Uyu Odile yaje kubona undi mukobwa witwa Edina. Uyu nguyu akaba yaragombaga kuba umugore wa kabiri wa Nanga. Odile yaramubonye, yaramukubise amaso ku nshuro ye ya mbere. Ahangaha icyo twavuga nuko uyu Mr. Nanga yari polygamous man, cyangwa se aba bantu bakunda gushaka abagore benshi nibo twita polygamous, baba bakoze icyo twita polygamy. Despite Odile's protest, Nanga invited him to his house in his capital, Bori, for the holidays and promises to help him to get a scholarship for post-graduation in abroad. Aha twari tumaze kubona ko uyu mugabo Nanga ari polygamous man, umugabo washakaga abagore benshi. Nyamara muri iki gihe twebwe ku bijyanye n'ibi bijyanye na polygamy is not good for us, ko tugomba kugira icyo twita family planning, umuntu akagira umugore we umwe, hanyuma kandi no kubyara bakabyara abo bashoboye kurera. Don't be polygamous men, ntimuzabe abagabo bashaka abagore benshi. Nk'uyu Mr. Nanga, literature is the mirror of society. Niyo mpamvu nyamukuru twe tuba twazanye iki gitabo kugira ngo tukigusomere wumve inenge zaba zirimo ndetse n'amasomo wakuramo. Iki gitabo cyitwa A Man of the People, nge ugisobanura nitwa T. Cornerstone. Dukomeze. Ku ikubitiro rero Nanga yagerageje gutumira Odile ngo aze babane cyangwa se aze amusure mu gihe cy'ibiruhuko hehe ahantu hitwa mu mujyi wa Bori. Aho niho Nanga yiberaga. Hanyuma amusezeranya ko azamufasha kubona buruse kugira ngo azabashe kwiga icyo twita post graduation, no kuvuga kugira ngo azabashe kwiga nibura amashuri amwe ya kaminuza hehe mu mahanga. At this point, we are told that Odile was going to Bori anyways to meet his girlfriend Elsie and had arranged to stay with a friend named Max. Bakomeza rero batubwira ngo ahangaha Odile yaje kwerekezayo aho muri Bori, ariko yarafite n'inzozi zo kugira ngo ahure n'ikizungerezi cye cy'umukobwa cyangwa se inshuti y'umukobwa yitwa Elsie. Hanyuma aragenda ariko ahitamo kuba yibereye ku nshuti ye yitwaga Maxi. It is also revealed that Odile comes from a comparative well-to-do family and has a strained relationship with his father, a former district interpreter, due to his several marriages. Bakatubwira ko rero uyu Odile ari umuntu wavaga mu muryango wari uzwi, ariko ntabwo yacanaga uwakana se, kubera yuko uyu se yagiraga icyo twita several marriages, ni ukuvuga ngo yahoraga azana abagore, cyane twavuze kari polygamous man. Hanyuma kandi none bakatubwira amakuru y'uyu mugabo ko yahoze ari umusemuzi wasemuriraga akarere, district interpreter.
Odile goes to Nanga's lavish house in Bori, and Nanga and his wife, Mrs. Nanga, are very hospitable to him. Byaje kurangira rero uyu Odile agiye gusura uyu Mr. Nanga, Minister of Culture. Aragenda ageriwe asanga mu by'ukuri uyu mugabo aba mu nzu za zindi nziza cyane zibitabashwa. Hanyuma Nanga n'umugore we birumvikana baramwakiriye, bamwakirana urugwiro. Despite himself, Odile warms up to the charming man. Odile is impressed by the luxury of the house and the life of minister. He understands why people do not want to give up power. Odile learns about various things during his stay in the house. He sees corruption up close. Barakomeza batubwira ngo Odile amaze kugera aho kwa Nanga mu by'ukuri bamwakiriye neza, ariko nubwo byagenze gutyo Odile yaje gutangazwa cyane n'uburyo uyu mugabo aba mu bintu bihenze gusa, inzu ihenze gusa, wareba imitako, wareba ibiri mu nzu byose ugasanga ni iby'agaciro. Uyu mugabo yaje gutangazwa n'ubuzima uyu minister abayemo. Mu by'ukuri yaje kubona ko uyu ministre utamutandukanya na ruswa, ndetse aza no kubona impamvu abantu benshi iyo bafashe ubuyobozi badashaka kubuvaho. Odile mu kubaho ngaho kwa Mr. Nanga yahigiye ibintu byinshi, ariko icy'ingenzi kibirimo nuko yabonye ko uyu minister ibi byose atabikura mu mushahara we gusa, ahubwo abikura no mu ndonke za ruswa bitugukwaha. Iki gitabo cyitwa A Man of the People, kikaba cyaranditswe na Chinua Achebe from Nigeria. Umusobanuzi ninde? Ni T. Cornerstone. Iyi ikaba yitwa Dance Class TV. Keep in touch. Turakomeje. Odile understand that Nanga, who is the minister of culture, knows nothing about his culture. Ariko ibyaje kugaragara bigatangaza uyu mugabo Odile nuko yabonye ko uyu mu ministry witwa kari minister of culture nta kintu na kimwe azi ku muco we. Kubera iki? He does not even know the name of the most famous writer of the country. Kubera ko byagaragaye ko atazi nibura n'izina ry'umwanditsi ushobora kuba ari umwanditsi w'ikirangirire muri icyo gihugu. Ubundi ni buri minister of culture wakaba yuzi abanditsi, wenda ntiwabamenya bose, ariko nibura abivyamamare. He also learns about Nanga's numerous affairs. As Mrs. Nanga leaves for Anata with the children for holiday, Odile brings Elsie to the house to spend time with her. Barakomeza batubwira ngo uyu musore witwa Odile yize ibintu byinshi, yabonye ibintu byinshi kuri uyu mugabo witwa Nanga bitandukanye, ndetse bishobora kuba atari byiza. Hanyuma byaje kugenda gute? Umugore wa Nanga yaje kuva aho ngaho muri Bori yerekeza muri Anata, ajyana n'abana kugira ngo bajye gufata akaruhuko. Odile cyari cyo gihe cyo kugira ngo azane inshuti ye Elsie ayizane aho mu nzu yo kwa Nanga, ngo kugira ngo nibura bamarane agahe baryoshye. Mu yandi magambo, Nanga ends up seducing Elsie and sleeping with her. Icyaje rero kumutera umujinya cyane ndetse kikanamubabaza nuko Nanga nk'umuntu w'umushurashuzi wari waramenyereye kuzana abagore batandukanye, uwo mukobwa nawe ntiyamurebeye izuba, yaje kwegera Elsie nk'umuntu ufite amafaranga kandi ufite imbaraga, aramutereta biremera ndetse birangira baryamanye. Ni ikibazo, ibaze ari wowe bibayeho wabigenza ute? This pushes Odile over the edge and he leaves the house angry next morning after declaring that he will take revenge on Nanga. Odile yagize umujinya w'umuranduranzuzi, atafashe umwanzuro wo kuvuga ngo uko bigenda kose tuzabonana, nzihorera, I will take revenge. Revenge bibutse ko ari ukwihorera. Umuhungu nawe yatashye yarakaye. Ese byaba byaragenze gute? Mbibutse ko imwe muri main theme cyangwa se muri central idea y'iki gitabo harimo revenge. Ese revenge yabaye ryari? Kubera iki? Where does revenge takes place and why?
reka dukomeze turebe ndi Tiko na Stone nkuko nabivuze. Hanyuma iyi ni Dance Class TV, igitabo ndi gusobanura ni cyitwa A Man of the People. Ese mu by'ukuri A Man of the People Mr Nanga ubu yakabaye akora ibintu nk'ibi? Odiri goes to the house of Maxwell Kulamo, his long-time friend who is a lawyer. At Max's house, Odiri is initiated into a new political party named the Common People's Convention, CPC. Odiri ntibyatinze yaje kwerekeza kwa Maxwell kundi mugabo witwa Maxwell Kulamo, akaba yari inshuti ye cyane y'igihe kirekire. Uyu nguyu akaba ari lawyer. Iyo tuvuze lawyer ujye wumva abavoka cyangwa se bari abanyamategeko. At Max's house, Odiri yaje rero aho kwa mu rugo kwa Maxi, Odiri yaje kwinjira ishyaka rya politiki rishyashya. Iri rikaba ryaritwaga Common People's Convention, magambo ahinnye nicyo twita CPC. Odiri ararakaye kubera Nanga amuciye inyuma, none birangiye yinjiriye politiki. Ese kuba yinjiriye politiki bizamugeza kuki? Dore yamaze kwinjira mu ishyaka rya CPC. Kurikira. This party is backed by a junior minister in the government. Nukuvuga ngo iri shyaka rikaba ryari rishyigikiwe rigaterwa n'inkunga n'umuministri wakoraga muri yo guverinoma. He meets several party members including Max's fiancée Eunice, who is also a lawyer. Ahangaha rero ntago byahagarariye aha, ahubwo yaje guhura n'abandi bamambure benshi cyangwa se abandi barwana shyaka benshi biri shyaka, harimo fiancée cyangwa se inshuti y'umukobwa ya Maxi. Uyu nawe akaba ari umuloya cyangwa se nawe yari umwavoka. Vuze ngo umugore n'umugabo hano bose bari aba lawyers cyangwa bari abavoka. CPC wants a new political era free of all the corruption of reigning People's Organization Party POP, to which Nanga also belongs. Icyo batubwira nuko iri shyaka ryari rigamije iki? Ryari rigamije kurwanya ruswa, rikayikura mu bantu, abantu bakabohorwa mu maboko ya ruswa. Iyi ruswa ikaba yari yiganje mu ishyaka ry'uyu mugabo Mr Nanga, Minister of Culture, ryitwa ngo ni POP. Hanyuma iri shyaka rikaba ryari ribonye mukeba waryo bije guhangana, ari ryo Odiri yinjiriyemo. Odiri decides to contest Nanga in the next election and seduce Edina to take revenge. Odiri aza gufata umwanzuro ati ngiye mu matora azakurikira, nanjye aya matora ngomba kwinjira hanyuma nkahangana na Nanga mu rwego rwo kwihorera. Ikindi kandi kwihorera kwanjye bwa kabiri, I will seduce Edina to take revenge. Nkuko nanjye yaje akanteretera umukunzi wanjye, nanjye nzamwihoreraho ntereta umugore witwa Edina, hanyuma nanjye akebo yangereyemo nanjye nkamugereremo. Ese byaba ariko byagenze? Kurikira turebe niba koko ariko byagenze. After his return to Anata, Odiri goes to Mrs Nanga's house to find out Edina's address. Nyuma yuko rero agarutse muri Anata, Odiri yagiye ku mugore yagiye mu rugo rwa Nanga kugira ngo arebe yuko yabona address zande zwitwa Edina. He goes to Edina's house and gradually tries to convince her not to marry Nanga. Ntago byari byoroshye, byaje kurangira koko uyu musore agiye kwa Edina. Agezeyo atangira kumukuramo ikintu cyo kuzimariya nande, cyo kuzashyingiranwa na Nanga. Yatangiye kumumwangisha mu yandi magambo. In this process, he really falls in love with the beautiful and innocent girl. Muri process ko yagiye abikora, byaje kurangira nawe aguye mu rukundo n'umukobwa. Though Edina does not really want to marry Nanga, she has no other choice because of her greedy father's pressure. So bakatubwira bati rero mu by'ukuri uyu mukobwa Edina ntabwo yifuzaga gushyingiranwa n'uyu Mr Nanga, ahubwo yashakaga guhohoterwa n'ababyeyi b'ibisambo, greedy fathers cyangwa se greedy father, aba papa mubyara. Iki kintu mukirinde kuko ntabwo ari byiza kugira inda nini, kwikubira mukirengagiza uburenganzira bw'abana banyu, amahitamo yabo.
iki kintu ntabwo ari cyiza, murebye nabi n'amategeko yabahana. So uyu mupapa w'uyu mukobwa witwa Edina mu by'ukuri nawe yari igisambo, yahatiraga umukobwa we ngo ashyingiranwe nande, ashyingiranwe na Nanga kubera ko yari umunyamafaranga kandi ari umunyembaraga mu gihugu. Muri make ntabwo byari ubushake bw'umukobwa gushyingiranwa na Nanga, ntabwo yari yaramukunze. On the other hand, political situation deteriorates in the country as corruption of various ministers is exposed. Ku rundi ruhande tugarutse ku rwego rwa politike, twaje kubona ko igihugu cyaje guhura n'ibibazo kubera ko abaryi ba ruswa bakomeje kugenda bashyirwa ahagaragara, cyane cyane abaminisitiri batandukanye bashyizwe hanze. It works as a boon for the new CPC members who were waiting for such an opportunity. Mu by'ukuri uko aba bantu barushagaho gushyirwa hanze kari ibisambo by'ibiryi bya ruswa, corrupted politician and greedy, ibi byari ibyishimo bya CPC kuko byasaga naho ari uguharura umuhanda wagutse kugira ngo iyi CPC ibone uburyo noneho bwo kugaragaza ububi bw'iri shyaka POP, People Organization Party, ryande rya Mr. Nanga. It works as then what happens, byaje kugenda gute? Things turn out rather though for Odir when he declares that he will contest Nanga. Nyamara ibintu byaje guhinduka ubwo Odir ubwe yivugiraga ku karubanda ko azahangana na Nanga mu matora. Ese byaba byaragenze gute? He gets dismissed from the school and both Mrs. Nanga and Edina insult him. Yaje guhura n'ibibazo, ndagira ngo mbabwize ukuri, nushaka guharanira ukuri ntugire ngo uzaryoherwa, uzahura n'ibibazo bikomeye ariko ntuzacika intege. Uyu mugabo yaje guhita yirukanwa ku ishuri, hanyuma Mrs. Nanga na Edina batangira kumutuka, baramwihinduka mu yandi magambo. Nanga comes to his house with the bribe and threatens him. Nanga yaje kuza aho ngaho kwa Odiri aho yabaga with the bribe, na za bitugu kwaha, ndetse anamutera ubwoba kugira ngo akuremo kandidatire, akuremo ake karenge yicare nawe ayoboke nk'abandi. Ese yaba Odiri yarabyemeye cyangwa? Iyi ni Dance Class TV, jewe nkaba nitwa Tiko na Stone. Iki gitabo cyitwa A Man of the People. Kurikira. Odir is also harassed on various occasions by Nanga's people and is compared to hire bodyguards. Mu by'ukuri Odiri yakomeje kugenda ahura n'ihohoterwa ndetse bamuharanya abantu batandukanye, cyane cyane abashyigikiye Nanga, ndetse biba ngombwa ko yashatse n'abamurinda. The common people turn out to be very cynical. They know that the government is corrupt, but they are unwilling to do anything. Ikibazo kigaragara nuko abaturage benshi babazi neza ko leta iri mu makosa, ariko bakabivuga gusa ntihagire ugira icyo akora. Bityo iyo havuyemo umwe ugerageza kuvugisha ukuri, sometimes hari ahura n'ibibazo, ariko bikaza kurangira koko niba haranira ukuri kugiye ahagaragara. Uko niko intwari twibuka zaharaniye ubwigenge byazigendekeye, baritanze guharanira ukuri. Nkuko mbabwira ni ukwemera ugaca mu muriro, kandi ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. They think corruption is normal, and when any of them get the chance they will do the same. Bo bari baramaze kubigira umuco, bavuga ko ruswa ari ibintu bisanzwe, ndetse bakanavuga bati natwe bamwe muri twe tubonye ubwo buryo twibwira yuko tutabica ku ruhande, natwe iyo ruswa twajya tuyitamira, ahubwo nuko nta buryo dufite. On when Max tells the people of Urua during election campaign that they should vote for Odir because he is their son and will be able to bring the share of national cake, they decide to vote for Odir. Amahirwe yaje kuboneka namwe gusa. Ese aya mahirwe yaba yaragejeje Odir ku nsinzi? Reka turebe. Hanyuma hari uwitwa Max yaje kubwira abaturage mu gace kitwa Urua mu gihe bakoraga campaign y'amatora bamamaza.
bavuga bati nyabuna, ababwira ati nyabuna mutore Odiri kubera yuko uyu ni umuhungu wanyu, bityo azongera abagarurire umugati muryoherwe n'igihugu cyanyu, namwe mujye muruma kuri ako gakeke mwumve ukuntu ubuzima buryoha. Later they withdraw their support when their interest get in the way. Hanyuma icyaje kuba niki nuko mu kubabwira ibyo bahise bavuga bati rwose ntimugire ikibazo, Odiri umwana wacu tuzamutora. Ariko nyuma baje kumutenguha, bakuramo amajwi yabo barayamwima, ahubwo bayihera Mr. Nanga. Uyu Mr. Nanga akaba ari umuntu wakundaga kuvuga utugambo turyoshye, sweet words. He likes telling the people what they want to hear but do differently. Yakundaga kubwira abaturage icyo bifuza kumva, ariko mu bikorwa agakora ibitandukanye. Amafaranga akishyira mu mufuka akayakoresha muri business ze. Abaturage ntacyo yarabitayeho uretse kubaryarya ku rurimi gusa. Then Odiri bagombaga gutora nawe byarangiye bamuteye umugongo. It is revealed that Max himself took bribe from another minister named Chief Koko to step down. Ndetse uwitwa Max muramwibuka, hamwe agiye gusura, agiye kubasura nk'abantu b'inshuti bari babanje kumushyigikira, ariko Max nawe byaje kuvumburwa ko yamaze kurya ruswa ayihawe na minister witwa Chief Koko kugira ngo uyu Max abivemo areke gukomeza gushyigikira Odiri. Hanyuma biza kurangira ariko abikoze. He did it because the paper he signed has no legal value and they need money to finance the campaign. Hanyuma rero nuko nguko niko byagenze, yaje kubivamo. Odiri is indignant and thinks Max committed a mistake, but Max gives him practical reasons. Aba bantu rero babahaye karuswa kuko ngo bari bakeneye gufinansinga campaign yabo. Hanyuma Max arabyemera, Odiri aza kurakara, aramubwira ati rero Max, ibintu wakoze ni amakosa akomeye cyane. Ariko Max nawe nta kundi yari kubigenza, yaje kumusobanurira impamvu byatumye nawe ava kwizima ku mpamvu za politiki. Odiri goes to Chief Nanga's election campaign in Anata out of the curiosity. Byaje rero kurangira kuko zo campaign byaje gukomeza nyine, izo campaign zirakomeza zirarimbanya. Odiri afata umwanzuro wo kujya mu matora, donc muri uko kwamamaza election campaign mu bamamazaga Chief Nanga byasaga no kwiyahura, ngo yagiye kubera amatsiko yari afite. Urumva yaragiye mu banzi, ese yaba yarahavuye amahoro? Reka turebe. Genditiko na Stone, iyi ni Dance Class TV, igitabo cyitwa A Man of the People. Then mu kuhagera baratubwira iki? He is spotted in the crowd and Nanga's people beat him severely. He is also put under arrest on a false charge. Byaje kumugendekera gute? Mu by'ukuri yabaye bararuhiga, bakimubona mu bantu benshi. Abantu ba Nanga baraje baramutimbagura, baramuhonda kabisa, baramunoza. Hanyuma aza gufungwa aregwa ibinyoma. Nguko uko Odiri byakomeje kumugendekera, ntabwo yahiriwe n'urugendo. He regains consciousness after a few days in the hospital and is not able to contest in the election. Mu by'ukuri yaje kumara igihe mu bitaro, bityo bituma atabasha kujya guhatana mu matora. Nanga yaramurangije. Power is power. Meanwhile, things change drastically in the country. Max gets killed by Chief Koko's people. Ubwo rero akavuyo karakomeje mu gihugu, ibintu byarahindutse mu buryo bugaragara. Ubwo abantu bamwe batangiye gupfa, Max kwikubitiro yise araswa, yicwa n'uwitwa Chief Koko. Yishwe n'abantu ba Chief Koko. Hanyuma witwa Enise nawe baratubwira ngo and then Enise shoots and kills Koko. Hanyuma Enise nawe akanya abarashe witwa Koko, na ubwo abaramurashe. After that chaos breaks out, the thugs, violent men of politicians start looting common people. Nyuma y'ako kavuyo rero abantu batangiye kwirara mu bandi batangira kubahohotera babakubita. Finally the army stages
a coup and military rule starts. Ako kanya bitewe n'akajagari nk'uko mu bihugu byinshi bigenda, abasirikare baratabaye bahita bakora icyo twita coup d'etat, hanyuma ubuyobozi buhita bujya mu maboko y'igisirikare, noneho hatangira kuboneka umutuzo. Ese bimaze kugenda gutya, Chief Nanga yaba yarambitswe ikamba kubera ko yakoze neza? Ese iki gisirikare cyaba cyaramushyigikiye? Reka turebe. All political party is banned and Nanga is arrested. Hanyuma icyitwa iri shyaka rya Nanga ryahise rifungwa, ndetse na Nanga nawe ubwe byaje kurangira nawe abaye arrested cyangwa se afunzwe. Max is declared a martyr and a hero of revolution by the army. Hanyuma abasirikare cyangwa se izi ngabo zaje kuvuga ati nyamara uyu muri bamaze gupfa bose, uwitwa Max twebwe turamubona nk'umuntu uhowe Imana, ndetse akaba ari n'intwari y'impinduramatwara. Icyo ni igisirikare. Edina and Odile reunites and decide to marry. Hanyuma rero bamwe barahomba abandi bakunguka. Odile byaje kurangira we na Edina urukundo rwabo rurushijeho gusagamba, baza gufata umwanzuro wo kongera kwihuza, hanyuma bafata umwanzuro wo kugira gute wo gushakana cyangwa se kwimariya, bakora mariage. The novel deals with the prevalent corruption in the unnamed African country. Muri make iyi novel ivuga ibijyanye na ruswa yagaragaye mu gihugu kiri unnamed ariko kikaba ari cyo muri Afrika. It gives us a generalized idea of the situation in the post-colonial Africa. Iki gitabo rero kikaba kiduha ishusho rusange y'ibihugu, uko ibihugu byabayeho cyangwa se uko ibihugu biriho muri post-colonial Africa, cyangwa se nukuvuga mu gihe cya nyuma y'ubukoloni bw'ibihugu bya Afrika. The people's cynicism, passivity and implicit agreement resulted in such situation. People like Max and Odile tried to bring about changes but failed because they could not gain support of the people. Ahangaha tuza kubona abantu bagerageza gushaka guharanira ukuri, bashaka kugaragaza ibyaha by'abantu bamwe na bamwe batari beza baba bayoboye ibihugu cyangwa se bafite imbaraga mu gihugu, ariko bikaza kurangira bananijwe. Kubera iki? Kubera yuko nta bufasha bashobora kubona, kuko abantu bamwe baba barabifashe nkaho ari umuco, ntibabibone nkaho ibyo abapolitisi bari gukora ari bibi, cyane cyane nk'ibyo byo kurya za ruswa, hanyuma bakabifata nk'umuco, bityo uzanye igitekerezo gishyashya cyo kurwanya akaba atabona abamushyigikira. So the intellectuals also failed in improving the situation. Ndetse ahangaha biragaragara ko n'abantu bize amashuri bakaminuza ubwabo batsindwa no kuba bagira icyo bahindura ku buzima bw'igihugu. It is also hinted through Marx's taking bribe from Coco that they also would have been corrupted if they gained power. Ahangaha bikaza nanone kugaragara aho uyu witwa Max ubwo yatangiye nawe ari mu ishyaka rirwanya irya POP rya Mr Nanga, nawe byaje kurangira afashe ruswa yarahawe na Coco. Ibi bikaba bigaragaza ko buri muntu wese mu gihe aramutse abonye ububasha ashobora nawe kugwa mu mitego yo gukora ibyaha bitandukanye, harimo n'ibyo bya ruswa, ahubwo icyo babura ari imbaraga. Ariko mu by'ukuri izi mbaraga ubonye byakaba byiza uzikoresheje neza. Don't be corrupted because of power that you gain. Achebe often used satire and irony to portray the horrifying situation. Hanyuma bakatubwira ko muri stylistic device cyangwa se muri technique cyangwa se mu bijyanye donc n'uburyo uyu mwanditsi yanditse iki gitabo yakoresheje icyo twita satire. Satire nicyo twita ubuse, hanyuma ndetse akoresha n'icyo twita irony kugira ngo agaragaze iyi situation iteye ubwoba abantu babamo muri iki gihe. Ushobora kwibaza se satire ni iyihe? Satire ni igihe ushobora gukoresha imvugo isa naho ikomeretsa cyangwa se isesereza. Mu by'ukuri niba umuntu umwise a man of the people, bikaza kurangira abaye coward cyangwa se abaye ikigwari, hubwo
akaba abaye umuntu wo gusigingiza abandi cyangwa se wo kurya abandi, ntekereza ko ibyo ngibyo ni nko kumusebya. Mu by'ukuri ntabwo yakabaye aba a man of the people, ahubwo yakabaye aba yitwa irindi zina, akaba coward. Irony, iyo bavuze irony ni ukuvuga ibitandukanye n'icyo utekereza. Niba urugero, niba umuntu akubonye wicaye mu itaka usa nabi, agahita akubwira ati vraiment urasa neza, you are smart, kandi nyamara wambaye ibintu byanduye, akakubwira ati you are clean, ufite isuku, icyo gihe abakubwiye ati rwose abakoresheje icyo twita irony, kuko ibyo abakubwiye ntabwo ari byo ababonye, ahubwo we avuga opposite of what he thinks, cyangwa se igitekerezo cy'ibyo donc ibyo avuga biba bihabanye n'ibyo atekereza, ariko ari mu rwego rwo kugira ngo akunenge, niba ngombwa unikosore. Turabashimiye rero, nguko uko byagenze. Ngira ngo iki gitabo navuga ko kuri Odile kigize happy ending, cyangwa se gisoje neza, kuko birangiye bagiye kwikorera mariage. Ibitandukanye nuko uyu mu gitabo cyitwa Mine Boy, uwitwa Zuma, we byarangiye agiye muri gereza. Nshuti rero bavandimwe, mukunda Tiko na Stone, mugakunda Dance Class TV, igitabo A Man of the People tugerageje kubabwira inkuru yacyo, nuko nguko niko irangiye. Hanyuma igikurikiye ni ukuzababwira chapter by chapters uko ibintu byagiye bigenda. Turabashimiye, keep in touch, mwibagirwe gukora subscribe, like, share, comment, kugira ngo turebe ibyo dukora niba bibanogeye, niba mubikunze, cyangwa se niba mukeneye icyo twahindura tugihindure, kuko we are here for you and we need you to be there for us. Thank you so much, keep in touch. This is Dance Class TV. I'm Tiko na Stone.